niyo abandi bose barorera Profete Joshua, niyo abandi bose barorera Profete Joshua. Kugira abantu ko nashize budget ya miliyoni 100 yo kumvuga gusa any place werere kubera ko mazina yaje bahita World Remix, Money Machine, Western Union. Mbere y'umwaduko wa Profete Joshua nta munyarwanda numwe wari bwagaragare ashwanyagura ndetse ashwandaguza amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda. Ibingibi rero abantu benshi bagenda babigarukaho bagira bati ibingibi rwose ni ugutesha agaciro amafaranga y'u Rwanda. Uyu nguyu Profete Joshua ni umukire, umuherwe, umujejeta faranga nkuko nyine agenda abyivugira. Noneho rero ibintu byageze iwa Ndabaga kubera ko Profete Joshua yamaze kugera mu rubyiruko rw'u Rwanda, agenda avuga ko buri muntu umuvuga neza araza kugenda amuha agafaranga gatubutse. Yagiye avuga ko ahangaha buri wese uraza kugenda avuga izina rye amusingiza araza kugenda ahabwa amafaranga ibihumbi 100 y'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo rero Profete Joshua yari amaze gutangaza ibingibi, bamwe na bamwe twari tuzi ko bakomeye kandi bazwi hano ku mbuga nkoranyambaga, harimo nka Shema Patino, nawe yagiye agaragara asingiza cyangwa se avuga neza uyu nguyu Profete Joshua kugira ngo nawe abashe kuba yagenda avungura kuri aka gafaranga gatubutse nyine agenda avuga ko afite uyu nguyu Profete Joshua. Ngewe kuva uyu munsi nzajya mvuga Profete Joshua, naba mbishaka naba ntabishaka, nayuye mbyutse nijyamye nanasinze. Uyu niwo mukire mu bakire ahangaha twigeze dutunga, ufite amafaranga akanabigaragaza akanagira na factory. Ntabwo rero ari Patino gusa, ahubwo abacontent creator benshi cyane bagiye babyuririraho maze bagenda bahanga indirimbo zisingiza uyu mukire Profete Joshua. Ahangaha harimo nka Mitsutsu nawe nyine yakoze mu nganzo maze agenda aririmba indirimbo isingiza nyine uyu mukire Profete Joshua. Ngayo nguko rero ibintu byakomeje kugenda bikara ubwo uwitwa General Benda nawe yagiye agaragara yivundaguza mu bisitwe kugira ngo nyine abashe kugenda abona kuri aya mafaranga y'uyu mukire. Ibintu byagiye bibabaza bamwe bagira bati ese ubundi ibingibi ni ibiki? Ibingibi nagasuzuguro, ariko nyine murabizi ko amafaranga aryoha nta utayakorera. Ngayo nguko rero reka nkwereke General Benda nawe ubwo yishwandaguzaga mu byondo mu bisitwe kugira ngo abashe kurya kuri aya mafaranga. Ntago byoroshye. Niyo abandi bose barorera Profete Joshua, niyo abandi bose barorera Profete Joshua, nzamuhorane we. Ni General Benda rero wagiye agaragara rwose yivundaguza mu misitwe avuga ko akunda nyine cyangwa se afana uyu nguyu Profete Joshua mu buryo kugira ngo abashe kuba yamukuraho ibihumbi 100 nkuko nyine uyu mukire yagiye abitangaza, avuga ko buri wese uzajya avuga izina rye amusingiza azajya agenda amuha amafaranga ibihumbi 100. Niba rero ukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane Instagram, ntushobora guscrollinga inshuro ebyiri utarabona video isingiza cyangwa se irata uyu nguyu Profete Joshua. Ese ubundi ibigwi n'amateka by'uyu mukire Profete Joshua ni ibihe? Niyo mpamvu ugiye kubana natwe wibuke neza, hano tugenda tukugezaho amateka y'abastari, ibyamamare, buri wese wagize ikintu akora akamenyekana, ni hano uzajya ugenda ubisanga. Reka nkubwire ngo rero niba ugeze hano bwa mbere kuri iyi channel yacu, nyaboneka ntugende udakanze subscribe kugira ngo ibiganiro byose uzajya ubisanga hano. Ikaze.
uyu nguyu yamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka Prophete Joshua, ariko amazina yiswe n'ababyeyi ni Herate Sefu Joshua. Yavukiye mu gihugu cya Kongo hariya Ikatanga. Uyu nguyu avuga ko mu buzima bukomeye yabyirukiyemo yasanze iwabo ari abakene cyane, ariko nyuma se aza kuba umwarimu, naho mama we aza kuba umucuruzi hariya muri kiriya gihugu cya Kongo. Joshua yavukiye mu buzima bubi bukomeye nk'uko agenda abivuga, kugeza ubwo yicwaga n'inzara bikagera n'ubwo aruka amaraso. Prophete Joshua mu kiganiro yagiye atanga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, yagiye avuga ko yigeze kurwara indwara yaterwaga n'inzara kugeza ubwo aruka amaraso. Kubera rero ikibazo gikomeye cy'inzara yagiye ahura nacyo, avuga ko yigeze no kwisabira ko afungwa kugira ngo ajye abasha kurya ibiryo byo muri gereza kugira ngo arebe ko ubuzima bwagenda neza. Ubutembo nigeze kwemera ko nibye kugira ngo bagende bamfunge kugira ngo ncumbikirwe muri gereza, no kumfunga bakanga kumfunga. Ku bijyanye n'amashuri rero, uyu nguyu Joshua amashuri abanza yayize hariya mu gihugu cya Kongo, ayisumbuye icyiciro cya mbere Trokome akiga hariya muri Kongo, ariko advanced level icyiciro cya kabiri cya segonderi akiga mu Rwanda hariya Kicukiro hano mu mujyi wa Kigali nyine Igikondo. Joshua yaje gusoza amashuri ye muri 2014 ayasoreza hano mu Rwanda. Joshua rero iyo atangaza inkomoko y'ubukire bwe cyangwa se y'amafaranga ye, agenda agira ati ubundi ibi byose byatangiye ubwo nari ndimo mbwiriza, maze umugore wari wanyikundiye arebye ukuntu ndi kubwiriza arambwira ngo umeze nk'umuhungu wanjye neza neza, kuko nawe yari azi kubwiriza nkawe. Ibyo ngibyo ngo byatumye uyu mugore akora mu mufuka maze amuhereza amafaranga, ibyo avuga ko aya mafaranga yamuhaye ari nayo yamvuyemo igishoro cyo kuba yabona ubutunzi bungana butya. Uyu nguyu Joshua rero ngo akimara guhabwa aya mafaranga, avuga ko rero akimara guhabwa aya mafaranga angana n'ibihumbi 3 by'amadolari ariyo yabaye imbarutso y'ubukire bwe. Aya mafaranga akimara kuyabona, Joshua yakomeje mu bijyanye n'ubucuruzi, aho avuga ko yahise ajya hariya muri Kongo atangira gukora ubucuruzi bujyanye no gucuruza peteroli, nyuma aza kugenda gucuruza ibijyanye n'amabuye y'agaciro. Uyu nguyu Joshua rero yemeza ko ayo mafaranga yahawe ibihumbi 3 by'amadolari ariyo yabaye imbarutso y'ubukire bwe. Yakomeje gukora ibijyanye n'ubucuruzi hariya muri Kongo, ariko nyuma agenda yagurira ibikorwa bye hano mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu tugiye duturanye. Umwaka w'ibihumbi 2013 rero nibwo uyu nguyu Joshua yashakanye n'umugore w'umunyarwanda basezeranira hano i Kigali ku Muhima. Joshua avuga ko yazengurutse ibihugu byinshi akora ibijyanye n'ubucuruzi, ariko akemeza ko mu gihugu cya Kongo nk'igihugu yavukiyemo ariho yagiye ashyira imitungo igaragara. Mu kiganiro Joshua agenda agirana n'ibinyamakuru bitandukanye, agenda abazwa impamvu agenda agaragara ashwanyagura ndetse yirata ko afite amafaranga menshi adashobora kurya n'imyaka 800. Uyu nguyu rero asubiza avuga ko nta muntu upfa ngo ajyane ubutunzi yakoreye, yaba amafaranga, amazu, buri kimwe cyose ntabyo ajyana. Avuga ko benshi bajyanwa i Rusororo cyangwa se gushyingurwa hariya i Rusororo, bose ibyo baruhiye babisiga. Ibi ngibi rero bigatuma ariyo mpamvu Prophete Joshua nyine mu mafaranga ye yavunikiye abashaka kuyidagaduramo. Joshua avuga ko atunze amafaranga menshi adashobora no kurya imyaka 800 ngo ayamare.
uyu nguyu rero Prophet Joshua yamenyekanye ubwo The Ben yakoraga ubukwe na Pamela. Ahangaha nyine yagaragaye amenagura amafaranga mu kirori arenga miliyoni 2. Nyuma uyu nguyu Joshua yakomeje kugenda yitabira ibitaramo bitandukanye by'abahanzi, ariko nyine akagaragaza agenda atangamo impano y'amafaranga menshi. Nyuma rero yo kumvikana avuga ko umuntu uzajya agenda amusingiza amurata amuvuga neza azahabwa amafaranga angana n'ibihumbi 100, mu kiganiro yagiye yitangira yavuze ko afite amafaranga yageneye buri wese azagenda amuvuga. Aba content creator rero benshi batandukanye hano mu Rwanda twari tuzi ko bakomeye bagiye bagaragara basingiza uyu nguyu Prophet Joshua, ibintu bamwe na bamwe batari kuvugaho rumwe bavuga ngo ibingibi ni ukwisuzuguza, ntago rwose bikwiye. Ariko nyine murabizi amafaranga ukuntu ateye, nyine nta utayakunda. Joshua rero nk'umukire yemeza ko buri wese uzajya ujya kuri account ye ya Instagram, ya TikTok, YouTube ndetse n'ahandi azajya amuha ku mafaranga maze akirira. Aba content creator ni buri kantu na buri nguni nabo bagiye bavuga ko ibingibi rwose ari ukwisebya, bidakwiye. Bavuga ko ibyo bafite bagomba kubibyaza umusaruro ku mbuga nkoranyambaga, ariko batagiye gukora nk'icyo twakwita gusabiriza. Content creation yo mu Rwanda bazamenya ko ifite agaciro gute mwebwe ubwanyu mwisebya kuri urwego koko. Ngayo nguko rero yari Prophet Joshua, uyu nguyu umaze kugenda yigarurira imbuga nkoranyambaga avuga ko afite amafaranga menshi cyane ku buryo niyo yamara imyaka 800 aya mafaranga azaba atarayamara. Buri wese rero akibaza ngo ese ubundi uyu nguyu ni muntu ki? Niyo mpamvu nanjye nari nafashe umwanya maze nkushakira amakuru yizewe nkubwira ibigwi n'amateka byaranze uyu nguyu Prophet Joshua. Bana natwe ukanda subscribe kugira ngo mu biganiro byose tuzatugenda tukugezaho bijyanye n'amateka y'abastari ujye ugenda uyakura kuri iyi channel yacu. Imana ikurinde. Nge twabanye muri kiganiro nitwa Muhire, ukomeze kugubwa neza kandi ugire weekend nziza.